Suhuje mwe mukurikira Tech 250 channel. Hari hashize igihe kinini tutabonana kubera impamvu zanjye bwite. Gusa ndagarutse kugira ngo tugomeze dukorane muri gahunda zo kwiteza imbere tubinyujije ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi no kwirinda uburyo twahomba cyangwa uburyo twaburamo amafaranga yacu kubera imbuga nkoranyambaga. Nkuko mubizi buri kintu kigira ingaruka nziza ndetse kikagira n'ingaruka mbi. Nta kintu ibintu byinshi tuzi byiza ibibi byose biba bifite ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ni kubw'izo mpamvu rero imbuga nkoranyambaga iyo zikoreshejwe neza zigira ingaruka nziza, ariko nanone ku rundi ruhande zishobora kugira ingaruka mbi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo twarinda amafaranga yacu kugira ngo tutaba twahomba bitewe n'iki, bitewe n'izi mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bakorera amafaranga ku mbuga nkoranyambaga binyuze mu gukorera amafaranga y'ubuntu ku ma platforms atandukanye, ariko mu by'ukuri mu buryo duhombamo amafaranga binyuze mu izi mbuga nkoranyambaga harimo icyambere harimo ubujura bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, icyo twita ubuhaka. Kabiri turahasanga icyo twita hari abantu benshi nyine izi platform tubona harimo iziririyo n'izo twita scam. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ku ma platforms ari scammed, abeshya atuma ushora amafaranga ariko ayo mafaranga agapfa ubusa kubera ko nyine ari scam. Wakibaza ngo ayo ma platforms ni ayahe? Kubakurikira Tech 250 ngiye kujya mbakorera video zigiye zitandukanye, harimo iz'uburyo twarinda amafaranga yacu n'uburyo twakwinjiza ayandi. Ndagushimiye ukurikira 5 kuri 5, nshimiye mwe mutumye ngera ahangaha kuko maze kugira aba subscribers 1200 barenga. Ni kubwanyu ndabashimiye. Reka dutangire rero turebere hamwe. Utankurikira ni wamenye ibi bintu, niyo mpamvu ngushishikariza gukora subscribe, ukanyandikira muri comment ukambwira ko wabisoje, ku buryo ikintu cyose uzajya ugiraho ikibazo uzajya umbaza, ndabaha nimero wananyandikira kuri WhatsApp. Ikindi rero ushobora gukanda like ugasharinga ino video kuri bagenzi bawe kugira ngo hatagira umugenzi wawe cyangwa inshuti yawe isikamingwa ukaba wabihomberamo. Twatangiye rero turebe uko ibi bintu bimeze. Nkuko mubizi neza, cyambere ugomba kuza ahangaha, channel yacu ni iyi ngiyi Tech 250, ukajyaho ukibuka gukora subscribe. Video zacu ngizi zigiye zitandukanye nkuko mubibona rero mu ma video meruka gukora ejo bundi, harimo video yo gukorera amafaranga muri application twita Bunge. Iyi application rero niyo tugiye kongera kuganiraho. Nayikoreyemo amafaranga ngiyi hano, nayikoreyemo amafaranga, naberetse video mbikuza. Ndakeka abeshi abakurikira iyi channel mwarayibonye. Gusa reka dutangiye turebe ngo bimeze bite. Iyi application kuri uyu munsi iyi saha tuvugana imaze igihe ibaye scam. Ibaye scam mu buhe buryo? Aba bantu bakoresha aya ma application aya ma platform aba ari abahanga cyane ku buryo ki ashobora gutuburira abantu, bamwe bakabyungukiramo abandi bakabihomberamo. Byagenzutse rero nkuko bisanzwe twayizagamo tunyuza ahangaha kuri Google Chrome, twahagera tukinjiramo ugasacinga icyo bita Bunge, tugasacingamo icyo bita bungevip.com. Iyi niyo application ndi kubabwira yabaye scam, yitwa bungevip.com. Dutegereze connection gato turebe. Bunge VIP uyu umaze kwandikamo gucya urategereza. Nuko mbona mfite ikibazo cya internet, gusa birakunda. Gusa nanone ngomeza gushimira mwe mubana nanjye umunsi ku munsi, saba ngo wowe unkurikirana
usharinge video zanjye kuri bagenzi bawe kugira ngo nabo bagire icyo bakuramo, bagire icyo bamenya. Kanze nkoreshe uburyo kibirihuta. Nkeka ko nubwo nk'uko mubibonye ndi kubyandikamo ni ikiri no kwinjira, mwumve urwego ugezeho nyine sorry ndabona bari kwamamarizamo Bunge VIP, ntabwo ukinjiramo ngo bikunde, ibintu nyine byageze ku rundi rwego, byageze ku rundi rwego nyine baraducangamuye niko nabivuga. Uburyo bimeze rero, abiyandikishijemo binjiyemo, bagezemo icyo wakoraga nyine barakubwiraga uburyo wabitsamo amafaranga akajya yinjiza buri munsi n'iki. Hari bari bafite WhatsApp bakoreshaga, kanze ndebe ko naba nyifite, urayibona nagiye mbandikira bakambwira ibintu byinshi bitandukanye, gusa uyu munsi iyi platform ntabwo iri gukora. Ikindi nakubwira cyo nk'uko nabitangiye mbikubwira, iyi application narayikoresheje ninjizamo amafaranga, ariko nayinjijemo inshuro zitarenze 3. Urumva hari abari bagishora mu binjiyemo nyuma yanjye, hari n'abavuyemo bashoye nk'ibihumbi 8 binarenga, hari n'abashoyemo na 70 ingahe batabikuje. Iki ni ikintu mugomba kwitondera. Nyuma y'ibi rero hakurikiyeho iki, nyiri Bunge yahise afungura indi platform, itandukanye na Bunge ariko bijya gukora kimwe. Iyi ngiyi nayo ndayikoraho video ikurikira kugira ngo nayo nyine ndasaba wowe uko utarakora subscribe kuyikora kugira ngo iyi nayo uzayirebeho bitakugoye. Hari app menshi ari scam nzaza mbereka, wowe unkurikira ndagusabye nyine ukomeze ukurikirana ibiganiro byanjye kugira ngo bizagufashe utazasikamingwa na rimwe. Niba ubonye platform uyishidikanyaho, wowe unkurikira wizeye neza ko wakoze subscribe, urayikinga video yanjye ukanazisharinga, nyandikira kuri WhatsApp kuri nimero nabahaye muri comment, nurangiza umbaza ati se iyi application imeze ite, ndagufasha kuyishakaho amakuru binyuze mu mbuga tugenda dukoresha, tumenye niba ari scam. Ikindi rero nakubwira, iyi Bunge uburyo yabaye scam, zino ziba zifite limited, ziba zifite limited, zirarangira kandi ntabwo zimara igihe kinini. Niyo mpamvu nabasaba kwirinda video ama platforms nk'aya kugira ngo murinde amafaranga yanyu. Ni byiza ko nyine washora muri business kugira ngo wunguke, ariko iyi ngiyi ntabwo ari business washoramo ngo wunguke. Ni nyinshi nzagenda bakorera. Icya mbere, ahangaha tumaze kubona uburyo ki iyi Bunge ari pirate. Nk'uko nabibabwiye rero, nari mfite imbuga zabo nyinshi, nze ndebe n'ahangaha urabibona Bunge VIP nari nyifite no kuri sorry, kanere kwirirwa mvuga byinshi kuri iyi Bunge. Icyo nzi cyo nuko nyine nuko mubibona narayikurikirana mu buryo bwose bushoboka. Ndaje mbereke indi platform yabo bidatinze, niyo bari kwamamaza ubu ngubu ku mbuga zabo. Wowe unkurikirana rero batayari, video ije yose wibuke gukanda subscribe, kandi wibuke kongeraho gukanda kukazogera kugira ngo iyi video izagiza uhite uyibona mu bantu ba mbere. Ndabashimiye rero, mbibutsa ko nyine kuba nayimaze igihe ntahari ari impamvu nyinshi zabiteye, gusa sindagaruka neza, nuko mbonye ibi bintu bikabije by'ubujura, nkavuga ati kamanze mbakorereho video nka zingahe, ubundi ndacyahuza, ariko ndaje dukorane. Uzagira ikibazo, WhatsApp link ya WhatsApp group nayo ndayiba muri comment, n'ahandi hantu hose hashoboka twajya tuganirira kugira ngo ndusheho kubafasha. Murakoze rero, icyo nabibutsa cyo nuko ngomeza nshaka aba subscribe
n'abantu bakurikira izi video kugira ngo dukomeze gukorana neza. Channel ni yayindi ni Take Out 250, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane mwe munkurikira umunsi ku wundi. Murakoze.